nyoko yarapfuye ntushaka kuzana umusangeyo nawe urumva nasari sinzi niyaba ndavuze ngo toka umva nkubwize n'ukuri ugakuramo n'inkweto se bavu zose zavunaguritse ubwo se no kuvunika gusa umutwe wasubiye muri nyina nko kuryama mu biti nose ko wicaye hasi oya nta kibazo icara mu ntebe ese wowe narazanye sinzagusa oya nta kibazo icara urampagaritse ngo nkugure wowe nkugure ibishyimbo se basi uramureba ese ko wabyanze wakwigera Ntunyinjira mu nzu toka genda fata n'ibikoto umva ndekuzwa umva nyoko yarapfuye ntushaka kuzana umusangeyo nawe urumva nasari sinzi niyaba ndavuze ngo toka ndekuzwa nkagumva ntagurukishwa asigenda twongera nkabona noneho kanze nkwereka ko ndakina nawe wankobore nokaze bakora cyane wankobishwe imyenda wankobore ndavuze ngo vuba ihute ngo ni imyenda agafuka katajyana gira vuba ihute agurukishwe ugende wankobore ntabwo nifatishwe sindi nyoko ihute vuba gira vuba uramaze wajya kwidaya wabahe ntabwo mbizi urumva nyoko yagiye umureba nushaka kuzana mukurikira ndavuze ngo tukagenda gira vuba kandi ubundi ngo mbwira ntabwo yumva ihute vuba haguruka ndavuze ngo haguruka ugende haguruka ubu ujya wumva wajya kuba indaya wajya kujya mama n'umwaka Niko bite neza papa biragenda se Nkosi ndabona umaze gusoreka maze kuvamo agasore ari cyane papa nanagakabye warakuze wabaye umusore turi utangiye no kuvuga ijwi ry'abantu b'abagabo ari cyane ntabwo se papa kwari ikintu nashakaga ko tuganira si wumva ko wakuze ubundi imfura na se barangana uwo mbwira nyine papa sorry ndareba bampamagaye ndaje turabivugana urabimbwira neza numve ibyo ari byo halo kibazo inzara nyine yarenyishe najya ngo nimba ari uko umeze ugira uko umfasha ese koko nta n'igiceri cy'ijana waba ufite ngo njye ndabona nyibuze igiceri ariko ndabona nta kintu mpagaze reka tuzavuga n'ejo twahuye murakoze si koko nagomba kuri uyu muhanda ku muhanda we inzara irangije
basi wahatse nakubwira. Urambaza. Kugira ngo umfashe. Ye? Kugira ngo umfashe. Ufashe iki? Siko nandikwa. Vuga ku bandi muri wowe. Nene nagira ngo ngurire nk'ibishyimbo. Nkugurire? Akukobwa bw'iki? Nkugurire se basi ube muremure. Ubwo buteka mwitwa mwebwe mwigize bwo muri iyi mihanda. Masako nane. Toka. Toka. Vimbere. Yina muri Kigali byose. Inzira yawe aho wari ugiye ntabwo uhazi. Kugendera nta kibazo. Ibiki ndakoze. Igendere nye. Ubu bukobwa kigenda nabwo burasuzugura. Urampagaritse ngo nkugure wowe. Nkugure ibishyimbo se basi ube muremure. Gusa ko wabyanze wakwigera. None ari umuyobozi. N'undi munsi utazagira ahandi hantu duhurira umeze gutya ahubwo ukawagera gusa inzoga. Yewe ngiye nabyo noneho birangiye iteka nigendere wenda ndebe aho nigiye biranze kabisa yego ubuzima. Prince Karabe mabuja. ubundi ujya wumva Mabuja nani? ubundi nk'umuntu agomba agomba nka soni ufite Nani mukimana? turimo ndamuha amazi Mabuja uri kuvuga nawe byagenze. nisakuriza ubundi babikureba hiki shinguka imbere ugenda undi kuba muhagaze imbere mu biki. Mabuja reka nicare ko tube tunaganira. hapfa bimwe hakazi n'ibite byawe Mabuja biriya bintu wakoze bari byo gupfa. Mabuja wakwihanganya Rozine ukamugarura. inde Rozine. ndamugarura se ndi nyina ndamugarura se ndinde Mabuja wagiye wemera yuko nawe niba ushaka mujyane hari ikindi se wagize imbabazi. imbabazi z'iki ubundi ko mbona byagushuje ibikubita byawe Rega Rozine reka mubwire Rozine ndabona washyushye nk'imbabura umva ntasiyo Rozine yagukoreye. watse nkinywera amazi uri kumbaza icyo uri gushaka iki Seko n'Imana. karakunaniye sinamutuma urugendo N'Imana nizakubabarira. we zakubabarira Yihanganye ukamugarura. hanyuma nimugabo se bigenda icya mbere cyo sindi nyina urumva icya kabiri ntabwo mvukana nawe icya gatatu Ko ni umwana mu rugo. ni umwana wanjye se namubyaye Nako ni umwana wo muri uru rugo. umwana mu rugo se uruhe nyine ni umwana mu rugo naramubyaye Ntabwo amubyaye ariko ni umwana mu rugo. kandi ukomeza ndakwirukana Ushaka kuburangiye ndakwirukana ntanagenda tukanagarukana. ukagarukana nande Rozine mwirukana ubirebe se mugarukane mwinyirukana ndamugarura. ukamugarura se wowe uri igiki hano kurya wamugarura Ni umwana mu rugo. si kigali we niba ari umwana mu rugo si umwana wanjye urumva Se Mabuja. rero tuza Buriya- gabanyeho ubwo busutwa ufite nk'ubw'abagore Yakara agaciro arya kuko buriya niko kagutumye umwirukana. agaceri se arakarya ni umwana abyaye arakarya se niki ahubwo ku bwanjye ntiyagakwiye no kukarya Mabuja ku bwanjye Rozine nabonye adakunda no kurya. Nta nubwo akunda no kurya. wumvise umva nkubwire n'ukuri nahita nkwirukana ugakurikiye kariya gakoshwa mukajyana urumva Aha Mabuja nivugira kandi akajya. navuze ngo mvinde sinongeye no kumva n'urusaku rwo mu matwi yanjye ikigoryi ubundi ibikozi by'iki gihe byigize byose ni kimwe Ese we niruhukire n'ubundi byose nabuze byose n'ingati imenya se hano hari umuntu w'umunyamwuga se
Ngiriwe neza. Muri abantu beza kuko mwafashije. Ndikuvuga ati ko mbona muri abantu beza mwafashije. tugufasha gute Mwambabariye koko mukareba ukuntu mwagenda tundareba. dona ubanza wisakure nta kintu mfite cyo gutera inyoni ariko urabona njye uyu ni umuntu ntabwo ari inyoni Ubwo bose urabona ikindi gihe njyana ariko w'abatekamitwe bo muri Kigali ntabwo bazi ubu se yicara nari uko yishimye ntabwo ari umutekamutwe banza wisakure abakobwa ntabwo mugira ubwenge izo nagufashe iyo telefone banza wisakure uretse telefone urabona mfite ibyo guha uyu muntu ho nese ubwo basi ngaza nijana wagiye ugabanya umuteto nese ubwo ni umuteto wagiye ugabanya umuteto ubu se yicara hano ari uko yishimye uziko namuhugira ndatekereza urabona amafaranga yose mba mfite arayo kuzana ntagabuza aho mbonye ukubwiye ngo yate wiyata kuko guta amafaranga ntabwo ari sawa ubu nata amafaranga yishimye wawe ngo njugunye amafaranga kuri uyu muntu manzu rero ca hano tugende ca hano ntabwo mfashe nta n'isoni aho ubundi ugira mu mutwe niwo waraye se siko narutse nyine mu mugoroba mu rugo nyine batukana bakazengeje Shawara mutese nyine anyirukana hano ku muhanda. no ku muhanda si basi yangana kagaruka Shawe numva ari umugoroba. ntabwo wigeze ugira Fatanya n'umugongo ndumva ngiye gufasha. Shawe se abantu bikinisha. Maze ngurutsa hano hose we n'umuntu wangiriye. Alice Nasabye nageze gute bakatura. Joe byarangiye ugiye no gusabira Nase nari kubigenza gute ko none neho undebera kano byose kujya kuzana icapati na kibazo na hiyo Shawara Uiteka we koko wazandengeye kari ukundengeye mama koko okwiruka yesu bijya yapfuye bijya ngaze kujya bana we se koko ndana nzaba hehe yego ubuzima Uiteka we ubuse koko noneho ndarara hehe nshimye mbonye ibyo kurya ubu ndarara ndongera ndare komanda ukwe se nk'ubu koko mama yansize muri aka gahinda kugira ngo tugende mbega ubuzima neza hama uja mu kiringa n'iki buryo nyina gusohora bingana kuri Shaba byebe kigose kwabo
nawe ushobora kuba warananiranye. Se koko mubona narananiranye. Ura nanjye mba nibereye mu kazi ndi kumva muri gutongana. Mwana twese nabonye nawe. Nanjye nagusaba imbabazi agashaka kunyirukana. Niko. Yo ndareba ujya umuntu wari ushonje pe. Sha inzara yarinyishimitse. Ise kujya ngo ujye gusabiriza iyo ugaruka mu rugo. Uramubwiye ko yanyirukanye nawe urumva nari. Ariko ari n'umugome. Siko nagusaba imbabazi akamwe ngo nanjye ngo ni nahe. Ubu waraye hano buracya pe. Kanumvi. Sinamenye ko bwana. Ariko ewa. Ugakuramo n'inkweto se? Sha bavu zose zavuna kuri. Ubwo se no kuvunika gusa. Umutwasubiye muri. Yaba nko kuryama mu biti. Ese waje tugasubira mu rugo. Sha ntabwo nasubira imbere y'uramukuru. Yesu urajya he? None yaza kuri. Sura yanyirukanye nabi. Yesu uraza gutaha he none? Njyana irarira haba. Wewe basi wenda uze tugende wenda basi ujye mu gikoni. Nzaje nkuzanira ibi. None nansanga muri quartier. None aza ntuko namaze. Gusa ariko ntabwo nawe wajya kuri gusabiriza. Akora mu byaha wamubonye wabonye ameze gute? Ese we ni ngombwa ngo ugende ahantu hose usabiriza mu modoka yose dore nk'ubu ino modoka iciyeho nayo wayihagarika. Nari nakareka nuko naba nabonye nani. Ko ntabwo ari cyiza. Cyangwa kuri ntabwo nasubira muri rura rugo kuzinge yo mu muhe. Ese uko bizagenda? Mba nishakira kuguma ndakakuguma muri. Ni basi wakambiwe ndaje mu ibiri bijye. Hano cyese nyine ni kuri uno muhanda nugaruka n'uzaca nase mukuru. Gendere dore urama uja yananyotsa dore hanye ntwari tuno tuntu. Cyangwa maze cyakoze Imana gumisha. Urandamiye. Bimeze bite? Byiza se ukaba uryamye mu muhanda. Nina ni byiri minsi. Byiza ukaba uryamye mu muhanda. Ntabwo ari byiza. Byagenze gute? Ubwo nyine naraye. Waraye ahangaha? Naraye hape. Byakugendekeye bite se kugira ngo uraranga? Hano nabaga aranyirukana nyine arambwira ati sashaka kongera kubona urugo rw'iwe birangira unyiriraho birangira niryamiye Ntawe ufiteho kubasa. shaka koko wagufiteho kuba ukaza ukaryama Se wagufasha umuntu akakujyana ahantu heza nta kibazo. sha waba ukoze pe waba unkoreye kubera yuko urabona ko ubuzima ndi munini ntabwo ari bwiza urumva rero mfashije ntabwo nabyanga Nta kibazo bijyana urakoze cyane pe Uvuga se hari ni? boko niyo varisi yanjye Okay, nabi nazana ngo twaze. Mbega ubuzima cyane avunaguritse ahantu hari Ngenda ese kuzara hari ahantu nka hariya naho ni ibibazo. Ni karibu umuntu nta kibazo. Nase ko wicaye hasi, oya nta kibazo icara mu ntebe. ese koko narazanye sinzabiza Oya nta kibazo icara. ese bose ubahangaha Hano mama ababyeyi nyine rimwe na rimwe na papa we atari mu kazi tukaba tuba ahantu wisange ni nko mu rugo nta kibazo. Hano uze wisanga nta kibazo kabisa. murakoze
ahubwo se waje nkakwerekana ahantu uzajya urara ukaba hashyizwemo imyenda yawe. Rozine. Karame. Hari ikintu nashaka kukubwira kandi cy'ingenzi. Nta kibazo. Mu cy'ingenzi? Umusore, hari ikintu cy'ingenzi ushaka kubwira n'inyigiti. Uyu munsi nakikubwira ukundeba. Ikintu nashakaga kukubwira ni kuva twahura, kuva waza nakunye ufite imico myiza, abana barezi umutima mwiza. Icyo nashaka kuvuga cy'ingenzi cyane, nashaka kumubera umukunzi. Kandi se utangiye kurya. Niba kunsubiza nawe ngakora nta kibazo ndategereza. Ntabwo amadini ubwo naragenda kumenya ahubwo ni ibyishimo. Ndabikunda cyane. Thank you.